Yesu ashimwe. Ndumva nshaka kubivuga ibi bintu. Hari abantu dutandukana nabo igihe gito kugira ngo tuzabafashe. Ntabwo Imana ifite gahunda yo gutabana, irashaka kubana n'abantu, ariko irashaka kubana n'abantu bahari bayumva. Turi kumwe mu rusengero n'abantu babatijwe biba umubatizo batarakijijwe. Basa ntabwo ndi bubigishe ngo akawunga karaje ntaravuga ibindi, ariko mwavuze amina. Haleluya, muvuge ngo amina cyane. Ndashaka undebera uwo muri ruhande rwawe umubwire ngo igihe kirageze bamenye ko umubatizo wabatijwe wari uw'ukuri. Nta muntu ubatizwa atarakizwa, ariko ndafashijwe mwoka byarame. Haleluya. Ariko uyu munsi kubera gushaka abayoboke tufa kubakubitamo gusa kugira ngo itorero ryuzure. Haleluya. Tubabwiye ngo biremeye, tubabwiye ngo birakunze, ariko noneho nyuma tugasanga dufite itorero rifite intege nke zituruka mu bagwiriyemo ariko badafite Imana. Loti yaba ari itabi ryakunaniye kureka, Loti yaba ari iyo nzoga unywa uvuye aha, Loti bwaba ari ubwo busambanyi, Loti. Dufite n'abandi bazi akaza kuri Thanksgiving ngo bazampa imatera, ariko reka tuguhe imatera ariko ukizwe. Pastor, tumuha kawunga, tumuha ibishimbo, dushireho matera, hanyuma narangiza ajye kunyurwagwa hariya. Naje rega naje ndumushumba w'iri torero. Haleluya. Bene data, Imana irashaka abantu badahindurwa n'ibihe. Kandi igihe cyose Imana igiye gukora igitangaza ishiraho test kugira ngo irebe neza niba uri umuntu w'umugabo. Natwe tugiye kumwereka ko turi abantu b'abagabo. Yesu ashimwe cyane. Barakomeza ngo bagere imbere. Isetera arapfa, bagera imbere barakomeza agera n'uwitwa Loti. Agera imbere Loti bibindi. Bene data, Aburahamu ntabwo yajyaga yerekwa akiri kumwe na Loti. Hari abantu birirwa basenga munsengereye nerekwe ndashaka kuvuga mu ndimi, Pentekote bushize yaratambutse none sindi kubona. Uri kumwe nande? Yesu ashimwe cyane. Abantu bajya babasha kunegrisha kompanyi abo mugendana. Haleluya. Sinzi umupsikologo wavuze ngo mbwira uwo mugenda nkubwira uriwe. Reka mbabwire dufite Imana ifuha kugeza kubo tugendana. Bene data, ndabizi ko amashabaye make. Hari ibintu by'uyu munsi by'agakiza. Hariho agakiza kitwa ngo agakiza k'ubujama. Ako gakiza nta konzi k'ubujama, nta kamaradri iba mu gakiza. Uyu munsi tugomba gusubira ku rufatiro tukibuka Imana yaduhamagaye. Reka nkubwire iyo imaze kuguhamagara ishira ifuhe. Niba nde babizi ishira ifuhe mu buzima bwawe, ishira ifuhe muri wowe. Amina. Nabwiye Imana mu muhamagaro nutampa abantu bazima tugendana nzabana nawe urampagije, kuko dukeneye abantu. Ariko mu gihe utarabamba nzagira irungu ndi kumwe nawe, ariko aho kugira ngo ngendane na fake, aho kugira ngo ngendane n'abantu utavuganye nabo n'abantu udafiteho amasezerano. Oya, reka nirata ariko sendamaze, ariko mwavuze amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amina. Aho kugira ngo ngendane n'abagore twirirwe tuvuga ubusa, numburira abagore b'umumaro uzambaye mpe kubana nawe. Ndagenda ndabyitoza shaho, nitoza gusengera imbere y'igitanda, nkajya ku rusengero, nitoza kugenda nkatwara imodoka nkajya guterana, ariko ndavuga ngo aho kugendana n'abantu bafite ibiryo bigaze nzategereza Imana. Ariko mwavuze amina cyane. Haleluya. Ndashaka undebera umuntu wicaye iruhande umubwire ngo ntabwo uzapfa. Bene data, hari ibitangaza tubona atari uko twasenze cyane, ariko kuko twumviye cyane. Ibi mbabwira ni ukuri. Ndashaka kuvuga ko wowe na Yesu muri majorite. Wowe na Yesu ntabwo uzakena, wowe na Yesu ntabwo uzambara ubusa, wowe na Yesu ntabwo uzamwara, wowe na Yesu. Haleluya. Uyu ni umunsi amasezerano agiye guhinduka ibihamya. Amasezerano agiye kuba ibihamya. Oya, hari inshuti zawe zirambiwe ko uzibwira ngo Imana yavuganye nanjye, bakeneye kuba ari byo mwavuganye, ariko mwavuze amina. Haleluya. Haleluya. Ni bande turi kumwe?
bakeneye kubona ibyo mwagize mute, bagomba kubibona n'amaso yabo. Oya, dufite Imana y'ibihamya. Ababizi bavuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Barambiwe kuvuga ngo kumva uvuga ngo nareretswe, ngo nararose, ngo nejo naraye ndose. Oya. Reka ibyo warose tubibone n'amaso yacu. Mumvugire amina cyane. Amen. Haleluya. Narimba kumbuye. Untegereje kumenya niba aba bapasta ngiye kubaha izindi nshingano, ngiye nkisigara hano bakareba akazi nkoraho. Ngiye ntabwo nako. Haleluya. Yesu ashimwe. Vuga ngo amina cyane. Amen. Vuga ngo amina cyane. Vuga ngo ubuhamya bufite ibihamya. Muribuka umwaka twari dufite ubuhamya bufite ibihamya. Uwo mwaka twari tuwufite hano. N'abaririmbyi barawuririmbye n'ahantu hose biramenyekana. Ntitwabonye ibihamya. Haleluya. Hari abantu rero bari hano twabonye ibihamya. Tuje uyu munsi kukubyaza. Oya, nje kukubyaza, ndi mu cyumba cya maternité. Haleluya. Vuga ngo nkeneye ibihamya bifatitse. Mwicarire. Itangiriro 21 ku murongo wa mbere. Itangiriro 21 ku murongo wa mbere. Mbasuhuza. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagira neza. Uwiteka akomeze kubitaho. Narimba kumbuye kandi turahorana. Muri Pasika ntimwateranye? Cyangwa ntabwo mwateranye? Imana ishimwe. Sara byara Isaka. Hari ibyo Sara yari yaravuganye n'Imana, ariko igihe cyarageze arabyara biragaragara. Haleluya. Igihe cyo kujya ujya impaka n'abantu kirarangiye. Buriya abantu ntabwo bemera batarabona iki? Vuga ngo ibihamya ariko ntumva. Hari abantu badashaka gusubiza kandi mbona babikeneye kwera. Hari abantu ndeba no mu maso yabo nkabona bakeneye ibihamya. Ushatse wasubiramo uti nkeneye ibihamya. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Hari ibintu Imana yari yarabwiye Sara, ariko Imana iramugenderera. Uyu ni Mukaburahamu. Yesu ashimwe. Uyu ni umugore, haleluya, yahagurutse ari umukobwa iwabo, azi ko agiye kubyara nk'uko abandi bakobwa bose bagera mu rugo bagashaka. Yesu ashimwe. Uyu yari umudamu mwiza, yari umudamu, haleluya, womatanye n'Imana, ariko yomatana n'umugabo we. Baromatanye mu Itangiriro 12. Imana ibwira Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzaguheramo umugisha. Sara barajyanye ntibajyanye? Barajyanye. Sara ntabwo yari umugore wigomeka, barajyanye. Barahagurukana barajyana. Basiga ibigirwamana byo muri Uri y'Abakarudaya. Hari igihe umuntu agira ikibazo abantu bakagira ngo ni imyuka, cyangwa se hari ikibazo kimugose biturutse nuko amasezerano atinze. Ariko ndashaka kubabwira ngo ntabwo yari imyuka, kuko Sara yari yaravuye muri Uri y'Abakarudaya. Ndashaka kuvuga ngo haraho navuye. Siko biziko bimeze muri Uri y'Abakarudaya. Abakora commentaire bavuga ko hano Aburahamu yavukaga hari ahantu hari ibigirwamana ngo babicuruzaga no ku isoko. Bakajya babaza ngo disi we ngo bimeze biti. Ariko ngo Aburahamu aza kwisanga rimwe ari kwica isoko rya Setera. Bagurisha akica isoko. Bagurisha ibigirwamana ngo akajya avuga ngo bifite amatwi ariko ntabwo byumva. Ariko mwaretse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Akajya ahagarara aho hafi akavuga ati ariko nubwo mubona bifite amaso ntabwo bireba. Imana isanga uwo mugabo yamuhamagara. Haleluya. Isanga uwo mugabo yamukura muri Uri y'Abakarudaya, imuvanayo neza. Hari ahantu Imana yakuvanye, hari ahantu Imana yamvanye. Abafite igihamya cyaho twavuye, twarakijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, bakomera Imana amashi menshi. Haleluya. Hari aho twavuye, hari aho yavuye, hari naho yagiye. Ariko Imana iramubwira ati yewe Aburahamu, izina ryawe cyambere nzaryogeza, nzarigirira ikomeye. I will make your name great. Nzarikomeza. Imana yakomeje izina. Abadayimoni nibashaka bahaguruke, isi yose ihaguruke, abarozi baterane, ikusi n'ikasikazi bahaguruke. Imana yavuze ngo izina rya Nobo ndarikomeje. Ariko mwavuze ngo Imana yakomeje izina.
iyo Imana yakomeje izina ntabwo bigomba publicité, ntabwo bigomba kwivuga, ntabwo bigomba kwipubliya. Imana iyo yarikomeje muri Amerika rirakomera, mu Bwongereza rigakomera, mu cyaro rigakomera, mu mujyi rigakomera, mu isi y'umwuka rikagira. Ngo Imana igikomeza izina igafata izina ry'umuntu ikarikomeza, ukaba uvuka mu bakene. Haleluya. Ariko Imana ikabaho ni wowe uzabeshaho bene wayo. Ukaba uvuka ahantu baroga, ariko Imana ikakugira umutambyi. Mu muryango wa Rekabu havuye umutambyi, kandi kwa Rekabu bari bafite andi mategeko bagenderaho, ariko hava umuhungu w'umutambyi. Umuhungu wa Rekabu ahinduka umutambyi, kandi kwa Rekabu hari amategeko ateye ubwoba. Imana irebye uwo muhungu n'amategeko y'iwabo, irabati uyu muntu ubwo akomeza amategeko ya sekuru, agakomeza amategeko y'ahava, namuhamagara akazakomeza amategeko yanjye. Ndashaka kuvuga Imana yavuze ngo va aho hantu irahagukura. Yavuze ngo komera urakomera, yavuze ngo va mu cyaro ujye mu mujyi urawutura. Ariko mwami, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hano hari abantu Imana yabwiye ngo ntimuzava mu mujyi, niyo mpamvu bawusaziyemo. Yakose ntimuhari ko mumeze nkaho mudahari. Icyumba cy'amasengesho kigomba kuba talkative, abantu bagomba kuganira. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana iramwimura, imuvana muri Uriya Bakarudaya, ajyana n'umugore we Sara. Umugore we mu bibazo, mu bigeragezo, yamwitaga mutware. Akamwita mutware yahashe atahashe, akamwita mutware yemewe atemewe. Haleluya. Bene data, Imana irashaka abantu badahindurwa n'ibihe. Kandi igihe cyose Imana igiye gukora igitangaza, ishiraho teste kugira ngo irebe neza niba uri umuntu w'umugabo. Natwe tugiye kumwereka ko turi abantu b'abagabo. Yesu ashimwe cyane. Barakomeza ngo bagere imbere. Isetera arapfa. Bagera imbere barakomeza, agera n'uwitwa Loti. Agera imbere Loti bibindi. Bene data, Aburahamu ntabwo yajyaga yerekwa akiri kumwe na Loti. Hari abantu birirwa basenga munsengereye nerekwe, ndashaka kuvuga mu ndimi, Pentekote bushize yaratambutse, none sindi kubona. Uri kumwe nande? Yesu ashimwe cyane. Abantu bajya babasha kunegirisha kompanyi abo mugendana. Haleluya. Sinzi umupsikologo wavuze ngo mbwira uwo mugenda, mubwira uriwe. Reka mbabwire, dufite Imana ifuha kugeza kubo tugendana. Bene data, ndabizi ko amashabaye make. Hari ibintu by'uyu munsi by'agakiza. Hariho agakiza kitwa ngo agakiza k'ubujama. Ako gakiza nta konzi k'ubujama, nta kamaradri iba mu gakiza. Uyu munsi tugomba gusubira ku rufatiro, tukibuka Imana yaduhamagaye. Reka nkubwire, iyo imaze kuguhamagara ishira ifuhe. Niba nde babizi, ishira ifuhe mu buzima bwawe, ishira ifuhe muri wowe. Amina. Nabwiye Imana mu muhamagaro, nutampa abantu bazima tugendana, nzabana nawe urampagije. Kuko dukeneye abantu. Ariko mu gihe utarabamba, nzagira irungu ndi kumwe nawe, ariko aho kugira ngo ngendane na fake. Aho kugira ngo ngendane n'abantu utavuganye nabo, n'abantu udafiteho amasezerano. Oya, reka nirata ariko sendamaze. Ariko mwavuze amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amina. Aho kugira ngo ngendane n'abagore twirirwe tuvuga ubusa, numburira abagore b'umumaro, uzambaye mume kubana nawe. Ndagenda ndabyitoza shawe. Nitoza gusengera imbere y'igitanda, nkajya ku rusengero, nitoza kugenda nkatwara imodoka nkajya guterana, ariko ndavuga ngo aho kugendana n'abantu bafite ibiryo bigaze, nzategereza Imana. Ariko mwavuze amina cyane. Haleluya. Ndashaka undebera umuntu wicaye iruhande umubwira ngo ntabwo uzapfa. Ntabwo wabana na Yesu ngo ugire irungu. Ntabwo bishoboka. Ariko wambwiye mugenzi ngo aposa ari kuvuga ibihamya ko bishe. Ibihamya birashe. Amina. Uyu munsi ni umunsi wo guhura n'igitangaza cyawe. Uyu ni umunsi wo guhura n'igitangaza gifatitse. Haleluya. Bene data,
hari ibitangaza tubona atari uko twasenze cyane ariko kuko twumviye cyane. Ibi mbabwira ni ukuri. Ndashaka kuvuga ko wowe na Yesu muri majorite. Wowe na Yesu ntabwo uzakena, wowe na Yesu ntabwo uzambara ubusa, wowe na Yesu ntabwo uzamwara, wowe na Yesu, wowe na Yesu, wowe na Yesu. Yesu ashimwe. Ndumva nshaka kubivuga ibi bintu. Abrahamu na Loti nta kintu bapfuye ari mwene wabo, kandi Loti yagomba kugira icyo amumarira. Hari abantu dutandukana nabo igihe gito kugira ngo tuzabafashe, kugira ngo tuzabafashe, kuko Imana ikunda abantu. Ko Bibiliya avuga ngo ibinezeza bye ko ari ukubana n'abantu. Ntabwo Imana ifite gahunda yo guta abantu, irashaka kubana n'abantu, ariko irashaka kubana n'abantu bahari bayumva. Turi kumwe mu rusengero n'abantu babatijwe biba umubatizo batarakijijwe. Muramba barangiye Pastor ntabwo ndi bubigishe ngo akawunga karaje ntaravuga ibindi, ariko mwavuze amina. Haleluya, muvuge ngo amina cyane. Ndashaka undebera uwo muri ruhande rwawe umubwire ngo igihe kirageze bamenye ko umubatizo wabatijwe wari ukuri. Nta muntu ubatizwa atarakizwa. Ariko ndafashijwe mwoka byarame. Haleluya. Ariko uyu munsi kubera gushaka abayoboke tufa kubakubitamo gusa kugira ngo itorero ryuzure. Haleluya. Tubabwiye ngo biremeye, tubabwiye ngo birakunze, ariko noneho nyuma tugasanga dufite itorero rifite intege nke zituruka mu bagwiriyemo ariko badafite Imana. Uyu munsi ndatandukana na Loti yaba ari itabi ryakunaniye kureka, Loti yaba ari iyo nzoga unywa uvuye aha, Loti bwaba ari ubwo busambanyi, Loti. Dufite n'abandi baza akaza kuri Thanksgiving ngo bazampa imatera, ariko reka tuguhe imatera ariko ukizwe. Pastor tumuha kawunga, tumuhe ibishimbo, dushireho matera, hanyuma narangiza ajya kunyurwagwa hariya. Naje tumushumba w'iri torero. Nyemerera nguhe kawunga, nyemerera umwana wawe aze hano ave mu mutuku ariko ukizwe. Ati Sophie habaho gakiza. None se nta kigo kitagira inyungu. Ikigo cya hano rero nta mafaranga tugusaba, ntabwo dusanga uzatwishyura, ariko kizwe. Navuze ngo inyungu nagakiza. Ndashaka kumva abera hari abaje muri eni hakore bari hehe. Uyu mudugudu umenya ngo mukantuza mukanda yambashe nta kigirwa nk'inzagwa hano. Ube waraje hano ufite abana batatu tutazi isi, ariko imyaka yindi umaza ntihongereho babiri nta mariage twabonye. Ese ndigisha cyangwa ntabwo oya mureke tuvuge ibintu tubivuga uko biri. Nibande bankunda nzagaruke, nibande bankunda bakomera Imana amashi. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Umurimbyi yaravuze ngo ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kuncungura, ntabyo dufite ariko kizwa. Umurimbyi yaravuze nanone kandi ngo namuhaye ibyaha amagakiza. Umugabo wemera kwakira ibyaha byacu akavuga ngo niyo byatukura tukutuku, ariko mubizane gusa mbereke. Ndaza kubeza maze mbeze nk'ubwoya bw'intama, nindagiza mbeze nka sheregi, mujye mutambuka mwera. Amen. N'abari online turabakiriye mu izina rya Yesu. Mukomere Imana amashi. Imana igira neza, Imana idukunda, Imana idufitiye umugambi mwiza. Ndashaka kubabwira ngo iyo uri mu buzima buhesha Imana icyubahiro nubwo waba utarasubizwa uri urastoka. Ibi narabibonye. Abantu batari kubaha Imana nubwo wamubona yemewe n'isi yose ariko atubaha Imana mutegereze. Ariko umuntu wubaha Imana aba ari gustoka. Umugabo w'umushura yinje ari umushura wapfuye hehe sinzi, baraje kuri velomoteri, baraje kuri moto ntabwo mbizi, ariko ka velomoteri niko kadasakuza, karasakuza. Yinjira
yinjiye ahantu atamwe urukungu arangije arigendera. Aho ni muri Matayo 13. Aragenda asigamo urukungu abantu bose basinziriye atamwe urukungu arangije aragenda. Hanyuma ngo babyuke mu gitondo basanga hinjiyemo akantu ariko ntibashoboraga kumenya neza. Ariko bitangiye gukura sasa bitangiye kuzanamo akantu babona amasaka iruhande hari ibintu bidasa. Hanyuma umutware aravuga ati mureke bikurane. Ndatangaye gutyo ubuhanuzi. Ururarizwa n'iki muri iyi minsi ko byakuranye kandi bikaba biri gukurana urukunguruka ruri kwigaragaza kandi urukunguruka rugomba kuva mu masaka. Nigishe sinigishe. Icyambere y'urukungu rusohotse amasaka abona epanouissement. Hari ibintu ndashaka kuguhanurira. Hari ibintu ugomba kugeraho ariko utageragaho kubera ko urukungu rwakubyikaga. Iyo rero hagiye kuza ibihamya biba byeze urukungu rugasohoka. Aho naganaga noneho hageze isaha baravuga ati noneho byarakuranye turabyihorera. Ariko hano bigeze mufate urukungu mu rutwike. Bageze umuntu ngira ngo rugomba gusha byanze bikunze. Keretse abantu bahagurukijwe n'ikindi kintu ko barahari. Ariko abahagurukijwe n'Imana urukungu rugomba gusha. Ako nakambabwira ububibu babwire simba. Itorero rigira umudiyakoni mukamuha kuyobora abantu 100 bose akabagusha kuko yari urukundo. Jacques mwimika umupasiteri w'urukundo ukamuha abantu 1000 bose akabamara. Uwasoma uwareba wagira ngo kugira ngo ndabatinya naje kubwiriza kandi hano ndi pasiteri wawe. Ako mwavuze amina. Yesu ashimwe cyane. Ndebera mugenzi wawe mubwira uti urukungu uyu munsi rurashe. Urukungu rumara imbaraga. Urukungu rutwara ububyutse. Urukungu rutwara kwera. Urukungu rutuma abantu batereka. Abraham akiri kumwe na Loti mama nta nukurota. Azarotwaga igitebo cy'amandasi. Akurota byari. Ngo umunsi atandukana na Loti. Pastor Beta atandukanye na Loti atya. Ahita aravuga ati baba we. Atangira kubona. Uyu munsi ibintu byakubyigaga bikakubuza kubona future yawe. Yo bikakwereka ushingurwa ntibikwereke mariage. Ariko mwambabariye bene cyane. Uyu munsi ibintu byatuma gutabasha kureba. Uyu munsi magaze hano mpanura mvuga ngo uyu munsi byatuma gutabasha kubona ejo hawe biraza gusha uratangira kureba ejo hawe heza. Amen. Hallelujah. Utabona biragatsindwa. Muroza araza akafunga amaturo guteranya. Iyo umuntu atakibona muraraza akaroga. Abinginzi bicaye. Navugaga iyo tutakibona ariko si hano. Ntabwo navugaga ese habwa icyo. Iyo tutakerekwa abantu barabyina bakagiramo n'abandi bacomekamo bagahumanya. Ariko iyo twerekwa uje guhumanya bitekereza ari mu rugo agahirayo. Ntabwo nabumvise neza. Ndashaka undi rero mwicaranye ngo uti hari ibyahiriyeyo bitaragera. Ubu hari abagore bicaye aha bafite ibibazo by'abagabo bicaye mu rugo badafite akazi. Uyu munsi uratahana akazi k'umugabo wawe, uratahana mwagizeho naje kubatera igipindu, uratahana akazi. Icyo nzi cyo nuko ejo uzambwira ati email yaje. Haleluya. Kuko dufite Imana ikora.
abantu bakamenya Imana ikora. Imana irakora. Yesu ashimwe. Njya mu itangiro 13 umurongo 8 Pastor Bernard hadusomere vuba vuba. Imihakore iriba ry'uwambashe. Aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri jye nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe. Turikira Turi abavandimwe. Umva noneho umuntu werekwa Pastor ndashaka kureba abantu berekwa. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe. Urumva icyo kintu umuntu wahamagawe agira ururimi. Ariko mbabara ubwiye mugeze ngo be confident. Uyu munsi ndashaka kugukuramo ibintu bya insecurity byo kubura mu mwanya. Abrahamu yabwiye Loti fata igihugu. Pastor wabyumse Pastor Bob cyane. Ese Loti we igihugu cyose nikiri imbere yawe. Ba Abrahamu bazi ibyo bavuganye n'Imana. Kubyo ntibafite ubwoba bwo bafatanya ahantu. Fata igihugu cyose kiri hehe imbere yawe. Kuko jewe ntabwo bidepanda n'ahantu. Bidepanda n'uwo ndiwe. Ariko mwavuze ndumva ashaka kwigisha si ikibazo cy'ahondi, ni ikibazo cya identite, ni ikibazo cy'Imana yavuganye nanjye. Kuva Imana yaravuganye nanjye nubwo wantera kwibuye namera. Aho bazagushira hose, business uzahagararamo yose, kampani uzahagararamo yose, ntabwo ari ikibazo cy'ahantu, ahubwo aho uzakandagira hose. Ndafashijwe mwuka byaramo. Ese muracyabwira impano yo gufashwa? Muracyayigira? Mukomere Imana amashirere. Ngo igihugu cyose. Pastor komeza wumve he kuba intonganya hagati yanjye nawe. Ikintu cyerekana umuntu wamagawe nta ntonganya agira. Bari kureba Imana ijuraho. Ari kumeze neza. Haleluya. Pastor kugira uvuga ko Ndakwinginze tandukana nanjye. oya mbese igihugu cyose. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe. Akazi keza Kari imbere yawe. kari imbere yawe. Ega abantu barokore Pastor kwa kutamenya biriko bazirika ibintu by'abantu babarwanyisha. Ngo ndabiziritse, ngo vuga ngo igihugu cyose kiri imbere yawe. Kiri imbere yawe. Imirima myiza iri imbere yawe. Imbere yawe. Abana bari imbere yawe. Buri kintu cyose kiri hehe Imbere yanjye. komeza wumve. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhita. Abrahamu yashaka kuvuga ati sinitaye kuri success yawe byose wageraho, ako gihe icyo nshaka ni ugutandukana nawe. Abantu babyumvise. Ikintu nkeneye Loti ntabwo ari imirima, ni ugutandukana nawe. Divine disconnection. Ndashaka uyu munsi mbwira abarokore benshi ikintu cyitwa divine connection muracyemera, ariko disconnection murayirwanya. Ariko ntabwo ashobora kuba divine connection hatabaye divine disconnection. You disconnect totally. Muri iyi minsi mfite amavuta yo kudisconnectinga shamu. Ariko mwavuze amina mvuga ngo haleluya. Kuko Bibiliya iravuga muri Psalm 22 haravuga ngo icyo wampaye kimwe rukumbi. Icyo wampaye kimwe rukumbi ukirinda ubutware bw'imbwa. Abantu bose bitegwa nuko bahamagawe. Jewe Imana impamagara ansofa arabizi nagiraga icyumba kera mu rugo yamamagaye mbere, ariko nagiraga icyumba cy'amasengesho wanjye mu rugo kwa gatatu. Arakizi nawe yakibohokeyemo we. Kituniye ni hakore nyine. Yesu ahabwa icyubahiro. Byakomereje aha byamutegeko byakomereje aha. Ntabwo ari vuba ni kera cyane. Nkagikunda Imana ikambwira ngo icyumba cyiza nyine byari bikemewe nta kibazo, ariko abiswe uyu munsi ibyumba by'amasengesho bitaba mu nzu. Ugeze ngo twubahe itegeko urabizwa bitakibaho. Mfite icyanjye nyine cy'urugo cyo mu rugo rwanjye, ariko kitari icyanjye n'abakristo. Amina. Noneho nkagikunda Imana impamagarire imbwira ngo jya gutangira itorero.
ndabwira ndakurahiye aho kuyobora itorero ejo nkazivira mu buntu bwawe icyumba kiranyuze aho kuyobora itorero cy'isi torero ariko mwandebe mu gihe ntabwo nabarebe aho kuyobora ikintu cy'isi torero ritari ryo nabwiye Imana uzame kuyobora icyumba cy'amasengesho ariko kijya mu ijuru ndashaka kuzajya mu ijuru ngenda ndashaka kuzajya mu ijuru ndebera umuntu muri kumwe bite wowe nakijijwe nkiri muto maze imyaka myinshi njya nibaza ukuntu abantu babura ijuru babitinze haba mu izina rya Yesu haleluya glory to God mubare mu nyumva twari tugeze he amavuta yo kwitandukanya uracyahari witandukanya n'utu companies Imana ikaguha big ariko mwamvugiye bwa mugenzi ngo va muri magana Imana izanye trillions ariko mwambabariye dore ntabwo bari kubibwira ari umukozi uhembwa 60,000 kandi nyuzwe kera ngo 60,000 niyo mafaranga ya mbere nahembwe ariko yari menshi ya mbere ariko nkayanezererwamo nkajya gusinya ku gakaya hamwe twajyaga kurya saa sita ariko nyuzwe kabisa numva nkabona ntashira ntabwo yashiraga hanyuma Imana itangira kumpamagara mu bintu bimwe na bimwe mbana full time ariko hari ibintu nagomba kujya nkora rimwe na rimwe Yesu ashimwe ngiri muri ya 60,000 mpfa kumvira Imana kuri iyo mission ntabwo nari nakaje full time oya nakantu nagombaga gukora Yesu ashimwe cyane igikorwa nagomba gukora mu murimo w'Imana Imana yari impamagaye umurimo wihariye wo kwita ku bakozi b'Imana imwe mu muhamagaro mfite arimo kwita ku bakozi b'Imana Yesu ashimwe ndeba 60,000 mpembwa nkibaza nido Imana iri kuntuma guha abapasiteri nk'ababara nkabona sinzabishobora nkabona ayo mafaranga sinzi ko bizagenda ariko haza kuza umuryango haza kuza kampani ya bioderma ni amavuta y'amavuta yitwa bioderma barangije bampa kwanza kujya ncuruza ibyo bintu byabo nkabicuruza namara kubicuruza ariko kurumva nkabicuruza namara kubicuruza kuko nari namaze kwidisconnectinga na 60 numva muri jewe 60 God bless you turi kumwe uzajyuza ariko ntabwo kintegetse ujya muri ibi ngibi bampa amayero 1,000 ku kwezi barangije uko ncuruje nkabona inyungu reka nkubaze nkeneye Imana imbwira ngo nguhaye amayero cyangwa nkeneye Imana iyama yamuze ngo ihiye nihakore niyo kubihabwa kurusha kubibwirwa Yesu ashimwe amen nukuri Imana igiye gukora ibintu Pastor Benari wegumire hahandi ukomeza usome turabavandimwe yewe turabavandimwe ntabwo tuzatandukana n'abavandimwe turabavandimwe ariko umuvandimwe udasenga nawe usenga akaguca intege mu gusenga uratindana nawe ngo bikumarire iki yarambwiye ati Lote turabavandimwe amasezerano ufitanye n'Imana uwo muvandimwe ntabwo ayumva muratindana ngo bigende biti kandi iyo tutangiye kwisha amagambo y'Imana afatitse utangira kubona abantu batangiye guhungiza haleluya hari umuntu usinziriye hano cyangwa ntawe abantu basinzirizwa n'abadayimoni mu iteraniro kuko twese twaryamye mu gitondo ariko ndumva nkomeye Yesu ashimwe cyane amina Pastor dusomera Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa Yorodani cyose komeza yuko kinese hose abona ahantu hanese komeza ariko Uwiteka atararimbura Isodoma n'Igomora nicyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka hari ibintu bisa nk'ingobyi y'Uwiteka kandi ari Isowari ariko ndafashijwe basa abantu babonye ibintu binetaneta ahantu hose bakagira ngo ni ahantu hameze neza ni Sodomu baramugenza umbwira ngo wige Sodomu ngo nuko haneta
hari abantu bajya muri companies zipfuye, hari abantu bajya mu bintu bipfuye, hari abantu babwira ngo business yihuse ngo irashushe ukagwamo kubera inzara ufite, biriho biraneta ariko ari sowari, biyo biraneta ariko ari Sodomu. Sodomu nta mana iriyo. Sodomu ntabwo hari icyaha gusa, hari abomination, sinzi ukuntu nabisobanura. Ntabwo hari ibyaha gusa kuko ibyaha biriyo, ariko hari icyo bita ikizira. Murahari? Arambura amaso Loti we ngo Loti nawe yari yeretswe. Loti rero bararambura amaso ariko bakibonera ikibaya cyo kuruzi kwa Yorodani cyose, akareba ukuntu kinese hose, akareba ukuntu bega bimeze. Ayiwe, ariko Uwiteka yari ataraharimbura, ariko yenda kugira gute kuharimbura. Yego haranese, ariko niki kiri bukurikire nyuma? So umuntu Imana ishaka guha amaso, so umuntu ureba ibihari, arashaka kureba nyuma y'ibihari hari iki, nyuma y'iyi sezo hari iki, nyuma y'ibi bihe hari iki. Wo kabyara udakwepa amashuri y'Imana ikwigishije, udakwepa ishuri wenda agakurangiza. nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodoma. I Kanani ntabwo hagaragara ariko ni Kanani. Mana we icyamu uyu munsi ukamenya ko Kanani yawe igiye kuba Kanani indeed. Hagiye kuba Kanani, ujye ubireba ubwo ariko Mana ni bwa buzima bwari bwumye, ni hahandi hatari rezo, ni hahandi byasaga nkaho ntazi. Kanani, Kanani. Komeza pastor. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha, bacumuraga ku Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe, uhera aho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba. 14 ko ndashaka disconnection. Loti amaze guhura cyangwa gutandukana. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, bamaze kugira gute gutandukana, Uwiteka abwira ndi, abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe. Pastor, wabonye ko ku murongo wa 10 Loti yarambuye amaso Imana itavuze, yagize gucyara kanura. Akose abantu barakanuye ukajya ugira ngo mudufashe abadiyakoni cyangwa protocol, sibyo? Yes, Imana ibaha umugisha kuko bwa sagesse no gukora ibintu neza. Imana ibaha umugisha. Ku murongo wa 10 Loti arambura amaso, ariko arambuye amaso kubwe yarabonye ntiyabonye. Mwavuze ngo nawe yabonye ikibaya, nawe yarakibonye. Kuri 14 Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka agira ati, abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe. None se bose ntibarambuye amaso? Ku murongo wa 10 ndashaka munyumve, nubwo mwaje mumbabare ntiza amatwi yawe. Ku murongo wa 10 Loti yarambuye amaso ntiyayarambuye, Aburahamu yayarambuye ntiyayarambuye, ariko umwe yarambuye. Imana yagize iti, ubura twagendanye sasa. Ntabwo abantu bose barambuye amaso ibavuganye n'Imana, ariko Aburahamu agize atya atandukanye na Loti. Uwiteka aramubwira ati, Aburahamu sasa my son, rambura amaso urebe. Agira ate Pastor Bernard? Arareba, uhere arambura amaso urebe, uhere aho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Iryo ni isezerano ryawe, nushaka ubw'Imana cyane. Iryo ni isezerano ry'abanobo. Haleluya. Nivuga ngo ni isezerano ry'abawomen. Araba women batari abanobo. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo amina. Haravuga ngo uhereye ahuri, uhera ahuri hano. Ntabwo Imana igiye kugukoresha ibitangaza hanze idahereye mu rugo rwawe. Uhereye kuri aba bana naguhaye bazigishwa n'Uwiteka, ariko bavuze ngo uhereye aho ndi. Ako Mana we, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uhereye aho ndi. Niba Imana ikubwira ngo uri prophète de nation, wahereye hano tukabibona. Nta nubwo uraza kwirirwa hano uri gusengera icyumba cy'amasengesho ngo hagere saa moya ubwe ngo ntihakore ritangire saa 7 ngo uri prophète de nation utahereye.
ariko ko mwambabarire bene data ariko mwamvuga oya gose mureke tuvuge ndore bacecetse Prophet de Nation kweli ngo Mother of Nations utarahera mu gusengera iterano ry'abagore ryo kwa kabiri byibura uhagere saa 9 tumenye ngo uri mama w'amahanga j'ai vagabondé. J'étais juste là, naraho nitembera tembera. Abantu babyuka batazi ikibanza, babukira batazi igikurikira, bikongera gukira, ukongera gukira. Adafite intego. Mureke mvuga ukuri. Biratangaza kubona abashomeri mu gusengera, batajya mu binginzi, ngo byibura basanga binginzi. Bavuga ati reka nicomeke mu banyamavuta. Mundebe cyane ngiye turareba biratangaje nta kazi ariko ukabura akazi ko mu nzu kuko Bibiliya avuga ngo nabuze ukuntu bivuga mu Kinyarwanda vacant mind sinzi ukuntu bayivuga vacant mind bega mu mutwe haruhutse mu mutwe haruhutse ariko disi no kuruhuka kwe no kuruhuka ariko natwe ko haruhutse ariko ni hatarimo ikintu kiri gukora nta gutekereza nta no kubyuka umuntu avuga ati reka nsase reka njye muri garderobe reka mpange inkweto habe akantu ko gucreate uvuga ngo job creation n'ubusa dormant handa bago dormant mind nikuvuga ngo nta kindi ariko reka mbabwize ukuri buriya ufashe gahunda ukavuga uti Imana nige nawe uru rusengero ruzamenya ko rufite umunyabubyutse ukavuga uti nzahera muri nibature ayitike gendesha amaguru ariko ntabwo nabumvise dore batangiye haleluya mumvugira amina nitahire Yesu ashimwe cyane gendesha amaguru ugenda uririmba yo mu gitabo uve batsinda uze hano nyura mu misozi nyura mu mataba uri gusenga sino mureke mvuga ukuri sino uzabona abantu mu rusengero bakwambika ubu mu mama bubu ubu mu mama wambaye neza bajya bano shining ariko umere nka cya giti cyo mutini kiriya giti cyari gifite amababi ariko nta mbuto ariko mwaretse ko mbakunda murabizi ko mbakunda cyane noneho amababi niki nibyo bintu bigaragara ariko indani nta mbuto abantu bose bajya gukomera amashi ku kintu kimwe ariko ubuzima bwawe bube miserable kubera kutashe ugasanga nta evidence uzateka umutwe abantu bajya baguhumba ijana baguhe ibihumbi ijana ku kwezi ubone miliyoni ariko ntabwo bizarenga amezi 6 uzahura muri parking ubwego kwa poso bagira umutima mwiza ujye uza ati harimo abadamu mbona bibibaju batajya batekereza cyane wenda ngo bajye kubisengera umwanya munini mwavuze haleluya ntabwo ari uko batabibona nuko ari abanyempuhwe arabikoze uramumanipira rimwe kabiri gatatu ariko umunsi bwa gatatu ntabwo bizakura ntabwo wakagombye guhaguruka mu rugo rwawe uje gushakisha bukuri byinyi wakagombye guhaguruka mu rugo rwawe ubwira uti Yesu ndagowe ndarushe ndananiwe mwavuze amina cyane ndashaka kumva haleluya ndarushe ndananiwe ariko nduhura uzamuke hari uvuga ati nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka sigaho kumba umurezi wa bene data
ukajya imbere y'Imana. Bene data ntacyo bamariye. Narakoropye mu rusengero umwaka ushize. Ninde hano ni kwandi? Hano ni kwa Apostle. Ndashaka kuva haleluya cyane. Ntabwo nabumvise. Ndebera umuntu uri ruhande rwawe. Warakoropye abana be barika. Warakoropye umugabo ava mu kabari. Ariko mwavuze murahari. Warakoropye Yesu arakwambika. Warakoropye meshe mu mutwe. Ariko wavuze haleluya. Nta n'icya 10 wanzaniye. Wabonye n'amafaranga nta n'icya 10 wampaye. Haleluya. None Yesu ahabwicywe. Bwana sifiwe sana. Amina. Yesu ashimwe. Koropa. Ukoropa uvuga uti Imana uko ndi gukoropa urusengero rwawe aba ariko wezi ibyanjye, tunganya ibyanjye, hindura ibyanjye. Anti Sophie Imana igiye guhagurutsa abagore n'abagabo hano bazi icyo bakora, kandi mugiye kubona ibimenyetso, mugiye no kubona ibihamya. Ndashaka kubabwira hano muri urusengero bigiye guhinduka. Urabona ko twategereje Imana. Hano hagiye guca amakaburimbo y'uburyo bwose, azunguruke, aca hejuru, aca hasi. Ahanga ace hasi, ace hejuru. Abakire bose Imana yavuze baze gutura, abari muri diaspora baze gutura ari haruguru. Ariko uzajya uvuga ngo narabatanze kuba muri nobo. Ariko wavuze haleluya cyane. Bamwe muri mwe mugiye kuzatura Nyamata ariko ufite imodoka ikuzana. Ubuse ko natangiye guhanura, vuga ngo amina. Yesu ashimwe. Kuki utijya imodoka ngo urashaje? Wowe urashaje kweli? Ngamari ntabwo mushaje bujya twenda kungana. Navuze amina cyane. Haleluya. Narimba kumbuye niyo mpamvu nananiwe gukurekura mikro. Abifuza ko Apostle atsinda bavuge amena. Abansengera reka mbumve, reka bavuge haleluya. Ariko umuntu yagira abantu nkamwe akagira ikihe kibazo. Rero ndashaka kubabwira hano muri urusengero ntabwo haza abakire, ahubwo haza abakenya Yesu akabagira abakire. Ndebera mugenzo muguti Imana iraguheraho, niwe mukire tugiye gutunga hano muri urusengero. Yesu ashimwe. Mama Ngabi ngwino babwire nguha amafaranga y'inzu. Narakubwiye ngo na mezi 3 ibindi Yesu azirongera. Arwana guhaye ukwakane muhe. Twari mu masengesho hari bisi 21 byagenze gute? Twaraye hajya agatwaya turara hano. Ega abantu bose twararaga hamwe inzu mwaretse. Tukarara ijoro ariko Mana we. Amina. Amen. Rya joro yampaye 45 ko nabaga mu nzu ya 15. 10 na bingahe? Aha hano ruguru hano muri aya mazu hano. Ampe 45 arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntago nyuma y'amezi 3 ntago uzongera kugira ikibazo cy'inzu kandi Imana irakwaguye. Yesu ashimwe. Amen. Mama Ngabi wahise ajya mu nzu y'Ijana50 nyuma yaho mezi 3 babwire. Nyuma yaho nahise ajya mu nzu y'Ijana50. Uvuye ku ya 15 ya 15. Ni inshuro zingahe? Mwamvugiye amina, ni inshuro zingahe bene data? Ni inshuro zingahe? Vuga ngo ibihamya. None uyu munsi Mama Ngabire wanje nkunda utuye mu yangahe Mama Ngabire? Haleluya! Uyu munsi ndi mu ya 400. Uzi impamvu nkuzanya aha? Nyuma ya 400 Imana igutwaye mu yawe. Haleluya! Nivuga ngo ya Mama Ngabire umwaka utaha Mama Ngabire azabahagaranye n'igihamya mu birebesha amaso yanyu ari mu nzu. Ari hano muzabireba, muzamubaza ngo Mama Ngabi za mfunguzo warazifashe. Mana ihabwa icyubahiro. Nimumvugira Imana we. Suko nahagaritse kumuba hafi. Icyo gihe cyose reka mbabwiza ukuri nta yandi mafaranga namuhaga. Ariko hari igihe kimwe
nk'umushumba ntabwo uba kure y'intama. Hari igihe umucunga nyine ko akibishoboye ukajya umucungira inyuma. Ariko ikindi gihe kimwe arambwira ngo yo mushumba mugiye kujya mu cyaro ngo ndabona bikomeye nyuma. Bwamugenze ngo niba warabonye Imana bigacogora komeza ntabwo uzaba. Mama Ngabi nagukubisa ngahe? Yakubise miliyoni umushumba wanjye. Haleluya! Yesu nashimwe. Mama Ngabira n'uyu munsi mu mujyi arimo. Mama Ngabira abana be bari kugenda amahanga. Amen. Mama Ngabira umwana we yabonye green card ariko mwaretse ngo kabyara. Vuga ngo nawe byakubera. Haleluya! Ubu mfite umwana n'umwuzukuru muri Amerika. Kandi mbere ya 15 bene data mbere y'izo 15,000 Mama Ngabira yabaga mu rusengero. Mbere y'izo 15,000 bamwe yabaga mu rusengero. Rutanakinze aposo rw'ibitaka nararaga ku ntebe y'ihururu imeze gutya. Imana ishimwe. Ko mureba uyu munsi iyo bamubonye imbere bafati dore babakire ba aposo. Kandi Ariko mwavuze ariko muribo da muribo. Ariko Yesu ntiwamukubise 500,000 ntiwigeze kumukubita 500 Yesu wamukubise 500,000. Amen. Arayimuhaye. Ariko shabu na miliyoni warayimwemereye birakaze. Ariko Imana ihabwa icyubahiro ni ukuri Yesu ni mwiza. Mwabyumvise bene data Imana igira gute irakora. Vuga ngo ibihamya Mukesha ngwino umbwira aho ugeze. Ngwino Mukesha twubaka hano yazanaga 2,000 byo kubaka nkamusabira umugisha. Ariko mwabonye Mukesha muzi ko Mukesha muzi ko ibitambaro mba nambaye byo Mukesha aba yambaye. Ariko none se ntabwo muri Yes ariko mwabibonye cyane ntabyo mwabonye. Bwira mugenzi wawe ntabwo baba mu mavuta